bizigiye urwo rupfu rwawe binutahe mu mutima wanjye bizigiye umusaraba abari mu isi abari mu ijuru bazagusingiza tuzakwima ya ngoma yawe zungumbwira uti mfitaho mugereye wino wimbane nanjye ubu bizaneza cyane Yesu amashyi kuko nzumva ijwi ryawe ryiza bizanezeza cyane mukiza zagusingiza nawe bizanezeza cyane Yesu kuko nzumva ijwi ryawe ryiza bizanezeza cyane mukiza zagusingiza nawe Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimira uyu munsi mwiza uduhaye guterana kwera duteraniye mu nzu yawe kandi tuje dufite inzara n'inyota zo guhazwa nawe kuko ni wewe ufite icyo gutanga kandi ni wewe ufite ibyahaza imitima y'aba bantu bose turagushimira ko waduhaye ijambo ryawe kugira ngo rigaburira ubugingo bwacu uganira n'abigishwa bawe warababwiye ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo uravuga ngo mu ijambo ryawe waravuze ngo umuntu wese wizera ayo magambo kandi akayakomeza ngo azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare turagushimira uyu mwanya mwiza tugiye kwakiramo ijambo ryawe kandi tugushimira abantu bose bagiriwe ubuntu bwo guterana uyu munsi turagusaba umugisha muri iri jambo tugiye kumva kandi dusengera n'umukozi wawe ugiye kurigabura kugira ngo mushoboze usige ubugingo bwe umuhe imbaraga zo kubikora mugire igikoresho mwami weze ururimi rwe weze akanwa ke weze uruhanga rwe mwami kugira ngo ibyo avuga byose avuge nk'ubwirijwe nawe kugira ngo imitima yose iri hano ihembukire imbere yawe turirukana imbaraga zose z'umubi zirwanya ubugingo izo mbaraga zatuma abantu basinzira bageze mu materaniro izo mbaraga zatuma abantu batumva ubutumwa bwiza izo mbaraga zatuma abantu barangara mu buryo bwose turazifunga mu izina rya Yesu turakwingize kugira ngo dukingurire irembo ry'ijuru ugaburire imitima yacu haza ubugingo bwacu komeze kubana natwe muri iri teraniro kandi umwuka wawe agendagenda ahantu mwami turakwingize kugira ngo bane natwe ngakomeza kutugirira neza icubahiro kibicawe tubisabye byose mu izina rya Yesu amen Yesu nashimye torero ry'Imana ndabasuhuje mwese mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza byo kwibuka ko Yesu yatuvukiye kandi mboneho no gushima Imana inyemereye kugera hano naje rero ndi kumwe n'umuryango si wose ariko nazanye na madamu ndetse n'umwana mukuru dufite ejo ku munsi washize niho twari tumaze imyaka 22 twibuka ko twakoze ubukwe hari kuwa gatandatu Noheli yarayibaye reka nsabe rero madamu n'umwana mukuru uhagarariye abandi begere hano nubwo babakiriye by'umwihariko begere hano basuhuze mu izina ry'umuryango naje kumenya agaciro k'umuryango cyane kuruta uko nari nkazi ibintu byose byanze abantu bose bajya mu miryango yabo ubwo rero ukunda imiryango cyane ibintu byose umuntu harimo bimaze kwanga ujya kwibona ukabona ahantu hasigaye honyine baguha agaciro naho uturuka reka rero madamu mushimire ko yabanye neza n'abana yasigaranye mu gihe kingana n'umwaka umwe n'igice maze hariya mu Bubiligi kandi nasanzwe urugo aburya abadamu ntushobora kumenya umudamu wari we mukiri kumwe sanze yarakoze ibintu byinshi cyane yakoze amasuku mu rugo yarubatse ibintu ntagomba gukora kandi ari nge mufundi ndamushimye rero rwose imbere yanyu uburyo yitwaye neza cyane n'umuryango wose reka rero mbareke babasuhuze
murakoze cyane. Uyu mwana wacu agize imyaka 21, twe tugize 22 twubatse. Numva n'umugisha udasanzwe Imana yadukoreye ibikomeye. Dufite abana 6, abahungu 5 n'umukobwa umwe ari we mukuru. Ndashima Imana kuri ibyo byose rero. Ikindi nshima Imana nuko Imana yandindiye mu Bubiligi. Mu Bubiligi ni igihugu cyarwaye covid cyane. Inaha ngaha iyo bavuze ngo covid irahari, hariye mwumva ari mbese ari ntimwemere ko inabaho. Nahuye n'abantu bino barambwira ati nta nibaho, ni ibintu byo kubeshya bisha ntayihari. Ngewe rero uvuye ahantu nabonye abantu bapfa, inzu ugasanga urugo rwose abantu barubagamo barapfuye, inzu iriho ingufuri, abantu bose barapfuye. Ningi uzi icyo bivuze. Covid inzi ingaruka zageze ku bantu benshi. Ububiligi ni igihugu kimwe cyarwaje abantu benshi. Ni igihugu gito ubusanzwe kingana n'u Rwanda, gifite n'abaturage bangana nk'abo u Rwanda miliyoni 11. Ubwo rero abataliyani bamaze kurwara twumvaga bitazatugeraho mu Bubiligi, nyuma biza kutugeraho bifite ubukana bwinshi. Abantu barapfuye ku rwego utabona uko bisobanurira umuntu. Byageze aho abaganga barengerwa n'abarwayi, bigeza naho gutoranya abapfa n'abasigara, kuko bonaga bageze ku rwego mbana n'abaganga benshi babwiraga bati tugira ku rwego twabona barembye, tukareba twitaho ku rutundi ko tubura n'ubundi kumwitaho n'ubundi aza gupfa. Bigeraho n'abaganga bakarwara bakanakora barwaye. Ni igihe kidasanzwe kandi twagoye mwiguma mu rugo. N'uyu munsi bakirimo, mwebwe mwayivuyemo ariko bo bayirimo, naje bayirimo. Twayigiyemo mu kwezi kwa 3 tugeza mu kwezi kwa 6, baduha amezi 2 dusohoke hanze, igira ubukana bwinshi. Tongera tuyisubiramo kugeza kwa 12 kuri 15, hageze nabwo babasubiza mu yindi bayirimo. Ubwo rero uretse ko ari ibihugu bikize nyine bidashobora gusonza, bifite ekonomi iri hejuru, nta muturage yakwicwa n'inzara, ariko iyi covid ibaho, iriho rwose, yisha abantu benshi cyane ko bihugu abantu benshi ni bakuru. Umubare mwinshi ntago ari urubyiruko, umwinshi ni abantu bakuru mu myaka. Ubwo rero bigatuma yaje ishakashaka cyane abantu bafite ubundi burwayi, bituma abantu bakuru baho bitaba Imana ari benshi. Kuba rero ndi muzima ndabishimira Imana ko kumva uri muzima uri hariya mu Bubiligi n'igitangaza gikomeye. Nabaye mu kigo aho nega mu ishuri, ntabwo twasohokaga, badukingiraniyemo tugumamo. Nasohotsemo ngiye kuza ngarutse hano mu Rwanda. Ndashima Imana ko abanye nanjye ikabana namwe, kandi ndashima n'itorero ryacu ko rya Nyarugenge by'umwihariko ko Imana yababashishije muri covid mukabasha kubaka urusengero rukarangira. Abazarubona ubu ntirurarangira, hari ibindi mu kibura, ariko ibyo bisigaye nibyo bitoya kurusha aho Imana, iby'Imana yakoze nizo mbaraga zacu. Ibintu Imana yakoze hano birakomeye. Abicaye mu rusengero rubona rumeze gutya nyine barashima nk'abantu bashyashya, ariko nk'abantu b'Inyarugenge batangiye basize bahera kuri ryabuye ryabananiraga, kubona ikibanza ari ikibazo, kubaka bikomeye mukamugeza ahantu mu rwicaramo tukiriho. Ntekereza ko ari ishimwe rinini cyane iyo tubyibutse urwo rugendo rwose rw'iby'Imana yakoze. Ikindi nshima Imana rero, ndashimira itorero rya ADEPR Nyarugenge by'umwihariko ko mwangiriye icyizere mukampa amahirwe yo kuza gusuhuza abakristo. Nge numva nta n'umwenda mbere mu Nyarugenge, kubera ko twarabanye n'abakristo bahano, twarabanye imyaka 4 n'imyinshi, twabanye mu gitondo tubana saa 7 nimugoroba, nta deni mbafitiye, nta mwenda. Uwo mbafitiye n'urukundo gusa no kuza kubaramutsa. Ko rero itorero ryanyemereye kuza kubasuhuza rwose byankoze ku mutima, kandi ndabishimira Imana. Itorero ryanjye sengera muri Kamashashi ntago badukinguriye, ariko niremera aho umushumba Kayiranga ayobora, nawe yarantumiye inshuro zigira kuri 2 muri iyi minsi maze hano ingana n'ukwezi. Ndashima rero umushumba mufite Pastor Sebugorore by'umwihariko n'umubyeyi wanjye, twarabanye Remera mu myaka ya kera yo muri za 2007. Ishimwe nshima rero ndi imbere yanyu, nawe abyumva, ntabwo nabivuga n'ahandi, nawe agomba no kubyumva ko mushimira kuba ndi kwiga. Ndabikesha inama yampaye. Twahuye ndi umukuru w'itorero utaragize amahirwe yo kwiga kubera amateka y'ubuzima twaciyemo. Nene naragize umugisha wo kwiga segonderi y'imyaka 6 i Bukavu ya Bibiliya. Duhura ari ibyo gusa mfite, ntaragize amahirwe yo kwiga segonderi nk'abandi, ntarize mashuri ya leta. Arambwira ati mbare nkubwire ibirimo ntabyo. Imana iguhamagaye jya ukata mu ishuri. Imana ari cyo yavuganye nawe jya kwiga. Ndamubaza nziga gute ndi mukuru, nziga gute nyobora kuri paruwasi ya Remera. Arambwira ati nzasegerana umudugudu na paruwasi ujye kwiga. Nambara uniforme, nari umupasteri, mfite abana 5, nigakora apaperi Kacyiru, niho nize segonderi imyaka yose ndayirangiza.
antera umwete mbura ndarangije. Ndangije arambwira ati subira kwiga ntabwo uriga aho ni hafi cyane, ibyo wize ni ukumenya gutambuka kwambuka umuhanda, segonderi ntacyo ufite jya ku ishuri. Njya muri kaminuza nayo ya Universite y'u Rwanda nayo ndarangiza. Ndashima Imana rero ko izo nama yagiye ampa zatumye mbasha kwiga, nange ndabikunze. None imyaka mfite ndukora masters hara mu Bubiligi, kandi ndashima Imana ko nzanakomeza. Ntabwo nakwiga ndi mukuru ngana gutya ngo ngarukira aho ngaho, nzakomeza nige kereka amashuri atabaho. Imana yankinguriye inzira, nziga mpaka amashuri yose ashoboka. Imana yaciye iyo nzira. Ndashima Imana rero ko inama yampaye zatumye mbasha kugira nibura ubumenyi mu mashuri ya science asanzwe no muri Bibiliya. Amashuri yanjye ni parallel, mfite diplome z'amashuri asanzwe ya Bibiliya n'amashuri ya theology, ku buryo binyorohera kwiga muri ubwo buryo. Ndabishimira Imana rero ko Imana yaciye iyo nzira, ariko n'inama yangiriye ndagira ngo yambonye narize mu mashuri, nkaba mbasha no kujya kwiga mu mashuri mpuzamahanga, nkaba iyo nicaye mu ishuri nkareba abantu twigana bo muri Canada, muri Australia, nkareba bo mu Burayi, muri Amerika, nkavuga ngo nkange ndinde kumva nicaye mu bantu bameze batya, nkurikije aho mvuka. Iyo mvuka iwacu narashiga nije gupagasa nite cyari umuntu wari impaye, none nkaba mbasha kwicara mu ishuri mpuzamahanga. Mu birabura ntago ari benshi twigana kuko ntibarenze 3. Ni ishuri rihenda cyane, twishura miliyoni nyinshi cyane ku mwaka, ariko ndeba ko nicayemo nanjye ngira Imana ntari ku Mana warakoze. Ndishimiye Imana n'imbere yanyu. Ndashimira rero kubamfashije mwese ngo megeze aha ngaha. Ndabashimira mwese, kandi iyo migisha muri kwinyarugenge, iyo ntaza Nyarugenge hari ayo masezerano yagomba gusohora bigoye. Ndashima Imana ko kwiga kwanjye Imana yaremye igihe gituma nzi Nyarugenge. Igihe navaga hano nahise njya Kamashashi, naho sinahamaze igihe kirekire, namaze amezi 3 mpita njya ku ishuri. Imana inshirindira mbona biremeye. Ndashimira abakozi twakoranye, Pastor Gatanazi, twarabanye na Gatanazi murabizi. Iyi timu yose y'abakozi, muri mu Specioza, Pastor Gerishomu, mwarimu Jean Paul, mwarimu Alexis, twese twarabanye. Twaga twicarana rero nkababwira nti ngiye mfite inzozi, ndashaka kuziga, nkababwira ndashaka kuziga. None Imana yarabisohoje, nabo twabanye neza, kuba nsanze bakiri bazima, bakiri mu murimo w'Imana. Abadiyakoni mwese muri hano, nabonye mwarasengeye n'abandi, nababonye abandi badiyakoni bashasha, nabonye abakristu, abashatse, abakiri batoya, korali Hoziyana, korali abatoranijwe, korali Shalom ntabwo nayibonye na Gape, ariko nabonye Baraka, ndetse mbona na korali iririmba mu cyumba cyo kuwa 3 Enihakori. Mwese rero abashyitsi n'abasangwa, munyemere ko mfasha umwanya ungana gutyo wo kubasuhuza. N'umundi ni muri Covid, niyo twahurira hanze nagira gutya gusa. Ubwo rero mwihangane no kumbasuhuje. Mwakiri ntashyo rero zanjye, nishimwe nshima Imana ku bwanyu no kubwitorero. Ikindi nshima Imana nuko aho ngaho mu Bubiligi ndi nakomeje gukorera Imana. Imana yanyaguriye amarembo yivuga butumwa. Muri Covid narakoze cyane. Imana yarankoresheje ibintu bikomeye ntatekerezaga. Nabashije kujya mu bihugu byinshi ahashoboka, ariko no kwigishiriza ku buryo bw'ikoranabuhanga, nkigisha amatorero atandukanye yo ku isi. Imana yarabimfashije, ndetse n'ishuri rya Bibiliya nigishamo. Na Gatanazi arabizi ko dufatikanye nawe n'umwarimu turigishanya. Hari amashuri dufite yo kuri internet twigishamo ishuri rya theology. Dufite abanyeshuri 250, dufite umwaka mbere n'uwa kabiri. Nabyo byaje tubona ko kwigisha kuri internet bishoboka. Bibiliya theology ukayiga, kwiga amashuri Bibiliya. Niga rero nanigisha, nabyo nkumva biranyongerera imbaraga zo kumva ni mu muhamagaro wanjye. Bishimiye Imana nabyo. Reka rero gutinda tujya mu ijambo ry'Imana. Abo twabanye mu gitondo twaganiriye ku gutegereza ihumure, gutegereza ihumure. Ubundi ubuzima bw'umuntu bwose ugomba kuba ufite ikintu icyo utegereje, icyo ushaka, cyane cyane ibintu ushyiramo imbaraga. Ubundi umuntu agira ibintu byinshi, ahantu utakaza umwanya munini mu buzima ukahashyira n'umutungo wawe, ahantu ushyira igihe cyawe n'umutungo wawe, wagombye kuba ufite ikintu uzahakura. Noneho rero burya idini ridutwara umwanya munini. Nawe mutekereze, amafaranga yose utunze, amwe wayubakishije imishinga yawe undi yazana Nyarugenge, umwanya munini yutari iwawe uburi hano. Mbese ubwo ngugu umurokore uramubaza turi hehe, y'umubuzi we mu rugo umusanga ku rusengero. Bivuze rero ko ubuzima bwacu amasaha menshi twayazanye hano mu byo gusenga, mu bintu by'Iyobokamana twabizanyemo. None ibi bintu tubitegereje mu iki? Ni iki dutegereje muri ibi bintu?
none se ubundi uru rusengero ruri hano ngo bigende gute? Tuza kwifotoza dukora ubukwe, abapasiteri n'abakozi b'Imana twicara imbere kuri podium abantu batubone. Ni iki dushaka muri ibi bintu? Ndashaka kubabwira ko ibi bintu turimo, ibi bintu twicayemo bigomba kuba bifite impamvu nziza. Iyo mpamvu nziza ugomba kuyikurikira, kuko uramutse uri mu bintu bidafite icyo bikumariye wagombye kubivamo. Ni ukuvuga ngo ahantu utanga amafaranga yawe n'igihe cyawe, uramutse umenye ko nta kizavamo wabireka. Ni ukuvuga ngo ibintu by'Imana niba ari byo koko ariyo byakuzanye, ibintu byo gukizwa, ugomba gukizwa neza ukagera ku cyo Kristo yaguhamagariye. Umuririmbyi yavuze ngo icyo yambitiyemo ni ukugira ngo uzagere mu ijuru amahoro. Aravuga ngo mfite ibyiringiro ariko bifite iki? Ubugingo, bifite umugabane mu ijuru. Ndashaka kubabwira ko rero impamvu turi hano ni uko bifite irindi humure dutegereje. Abatubanjirije bo mu gihe cya Yesu avuka bari bategereje ihumure ry'agace ryo kubona Yesu aza mu isi, bakanezerwa no kumukiza aje. Twebwe rero turi mu bantu ba nyuma ya Noheli. Turi mu bantu ba nyuma ya Noheli, nyuma yuko Yesu avuka. Ntabwo dutegereje ko Yesu avuka, kandi ntabwo Yesu yavutse. Hagiye bajya bavuga ngo yongera avukire mu mitima yacu. Mba numva ari ugupfobya Yesu wari we, ngo yongera avuke. Ngagira ate yongera avuke? Kubera iki se yongera avuke gute? Umugabo ari kwiremba rimwaza umuhindura uruhinja kandi ari mu nzira. Umuntu yaravuze ngo kwirembo nawe uti najya mu muvuri. Najya mu muvure w'inka niho tumushakira, najya mu mugongo wa Mariya nibongere baza n'ibirugu. Ibiki? Umugabo ari kwirembo nawe uri kuvuga ngo najya mu muvure w'inka, ajya kongera kurira mu mugongo wa Mariya, ajya konga. Umukwe usenge ntago ari umukwe wonka, umukwe wonka ibere. Reka umukuri urira ngo nijoro makana Yesu karize. Kana Yesu kari kurira, umugabo ari kwiremba ari kuza gutwara umugeni ngakana karize. Reka ndashaka kubabwira ko uyu mugabo dutegereje ateye ubwoba. Yesu muri mwese nta wamubonye, nta foto nimwe ya Yesu iri ku isi. Inibyo mwabonye muri filime, uriya ntago ari Yesu. Uriya mwabonye muri filime ntago ari Yesu, uwo biza kugusha yihangane. Uriya ni umugabo wakinnye filime. Nigana n'umuzungu usa na Yesu ku ishuri. Rimwe nzamubwira azamperekeze hano. Mfite umuzungu twigana inshuti yanjye asa na Yesu wo muri filime n'ukuri. Ubwanwa bwa Yesu wo muri filime n'uruhara rwe bararesha barasa. Ndavuga si umugabo ni wakinnye filime. Ntago Yesu wo muri filime ari dutegereje hano. Wa wundi mwabonye uwo ngo wose uzaza. Umugabo uri kuza Yohana bari bamenyeranye. Yohana wa wundi ngo wari umwigishwa benga agahora aryama mu rubavu rwe, ngo yari umwigishwa ngo wakundaga, ngo Yesu yakundaga. Ariko bahuriye Patimo ngarangije yaravuze ngo mubonye ntyo, ngo mubonye ntyo. Uwo ngo turimo tuvuga ngo yamubonye ntyo, ngo mwikubita imbere. Gute se ko mwari mumenyeranye, ko mwari muziranye, ko mwasangiye? Ati ntago ari wa wundi. Mubonye ntyo yaravuze ngo ku munsi w'umwami nari mu mwuka. Uyu mugabo dutegereje iyo turi mu mwuka turamubona. Ngo ku munsi w'umwami nari mu mwuka, ngo bankora guhamya kwa Kristo ngo ndi Patimo. Ngo ngiye kumva ngo numva ijwi rimeze nk'iry'amazi asuma, ngo riri inyuma yanjye, ngo ngiye byumva ngo ndahindukira, ngo mendukiye mba ndamubonye. Ngo mubonye ntyo usanga si wa wundi narinzi. Ngo mbana amaso ye ameze nk'izuba, ngo imyenda ye irera arabagirana, ururimi rwe ngo rumeze nk'itwoka kumuriro, ngo mwikubita imbere ngomera nk'upfuye. Byo kuvuga ngo turaziranye, ngo twarabanye, ngo twarasangiye. Yesu mutegereje ntari mu muvuri w'inka. Ntago Yesu uri mu muvuri w'inka. Ntago ari Yesu wa wundi mwabonye muri filime uva amaraso. Ntago ari Yesu w'intege nkeya ugenda yikorera umusaraba agwa. Ni umugabo VIP agiye kuzana, uzi ukuntu agiye kuzaza ameze. Ntago azazazanye ibintu by'ibirugu rero bikareka. Yohana yaravuze ngo mubonye ntyo mwikubita imbere mera nk'upfuye. None ngo aramura ukuboko arambwira ati Yohana karame, ati witinya ndabi. Urumva umugabo bari baziranye. Wowe ni wowe uzi Yesu muri filime, ariko Yohana yarazi Yesu basangiye. Ariko amubonye ngo yikubita imbere yamera nk'upfuye. Yohana Yesu amubwira ati ntabwo nakurenganya, sinkimeze nkuko nagiye meze. Uko nari meze mbere siko nkimeze. Ubu ndi umugabo ufite amaso ameze nk'izuba, cyane nk'izuba. Ndi umugabo ufite ijambo rimeze nk'inkota yakumuriro. Ndi umugabo ufite imyenda irabagirana. Ngo nkoraho arambwira ngo witinya gupfa ko nari muri pasi
nari narapfuye na Yesu bwarabyemera ko yari inaha ngaha agapfa. Ariko ubu ngubu Yesu nashimwe torero ry'Imana iravuze ngo gupfa ko nari narapfuye cyangwa se kuvuka ko nari naravutse. Ayo ni amakuru yatambutse muri pasi. Ariko ubu ndi muzima ndagenda mu itorero ryanjye. Uwo mugabo umeze utyo ufite amaso acanye nk'izuba, ufite ijambo rimeze nk'ikota, umuntu ufite imyenda irabagirana, nibo dutegereje. Nguwo Yesu rero. Nayo ibyo mu birugo mubivemo, iyo ni distraction. Distraction ni ibintu birangaza abantu. Ngo wongere uvukire muri twe. Avuka umugabo ageze ku irembo aze kuvuka atese. Kandi yarabwiye Yohana ngo no gupfa nabyo ni bya kera. Ndashaka kubabwira ko Yesu agiye kuza. Haleluya! Umugabo rero noneho twebwe dutegereje uwo umukwe nuwo, si Yesu wagahinja, si Yesu ufite ibikomere, si Yesu uzirirana amaraso mu gahanga. Pawulo yamuvuzeho aravuga ngo kuko umwami ubwe azaza ngazanye, ntabwo azaza gusa, azaza na protokoli, ngazanye n'ingabo zo mu ijuru, ngo hazaba impanda y'Imana n'ijwi ry'amari ukomeye. Ngiryo jwi rya Yesu ntabona kandagira hano hafi ahubwo ni mu kirere bizabera. Twebwe azaduhamagara ati muri hehe, abamwizeye, abapfuye bizeye n'abazabakiriho abahindure. Gahunda ni mu kirere. Nuwo dutegereje. Impamvu turi Nyarugenge niyo mpamvu, impamvu korali Hoziyana yaririmbye niyo mpamvu, impamvu Manuel ari hano niyo mpamvu. Ihumure ry'itorero nuko Yesu agiye kugaruka. Ntereye umusozi wenda ruha, bambwiye ko azaza wenda ruhuka, ngiryo kizaturuhura. Ihumure itorero ritegereje ni ukubona umukwe aza. Noneho rero igitangaza, kuza kwa Yesu hari aho ashaka ko tuzahurira. Hari icyumba cy'ubukwe ashaka ko duhuriramo. Icyo rero nicyo ngiye kubabwira muri umwanya dufite, kubabwira ko Yesu kuza ko araje. Araje. Kandi abantu mwabonye iby'ubukwe, y'umukwe ageze ku irembo biba byakomeye. Kera hataraza ikoranabuhanga ngo haza amatelefone, iyo wabaga ufite umukobwa mu rugo hanyuma umukwe agiye kuza gufata umugeni, twashyiragaho ubita maneko akajya kutumenyera niba umuhungu ari hafi. Kino gihe hari za telefone, uramuhamagara ukaza umukwe ngo niko ngo mugezehe, bati turi kwitegura ati mukanya turasohoka. Ubu natwe rero itorero rifite maneko w'itorero n'umwuka wera, ajya kuturebera akatubwira aho ageze. Umugabo aherutse mu mwuka rero waturebeye amakuru ya vuba dufite nuko yavuze ngo kwirembe. Ibyerekana kuza kwe biri kutakuboneka, agiye kutugabira kubaho kwite kwirembo ubari kwirembo. Yesu araje kandi ageze kwirembo. Iyo ageze kwirembo umugeni niwe ufite ikibazo, kuko bisaba kugusanga hagusanga. Mu gihe cya Yesu yavukaga rero, Yesu avuka nabwo ntago abantu bose bamubonye. Kandi Yesu yaje mu Bisiraheli aza baramuhanuye mu itangiriro ibice 3:15 hatubwira yuko n'Imana ubwayo yavuze ko mu Mariya cyangwa se mu mugore hazavukamo umukiza uzamenagura umutwe wa Satani cyangwa uzamwaka ubushobozi. Ibyo byaravuzwe. Baramu bamuhaye ikiraka cyo kuvuma Abisiraheli ubwo bari mu butayu bageze mu kibaya cy'Imowabu. Uwitwa Baraki aramubwira ati hari abantu bambangamiye barimo baza, ndashaka yuko wowe ugenda ukabamvumira. Maze Baramu ngo ahagarara ku musozi yumva wo kuvumana byemera. Ngo agiye kuvuma Abisiraheli, ngo aravuma ntibyemera, hera mu gitondo keza nimugoroba. Hanyuma aravuga ati ko birimo byanga, tibyanze rwose. Navumiye hasi mu Nyabugogo biranga, Ijari biranga, Ngirebero biranga. Ati hagarara ahantu heza. Aravuga ati menya impamvu. Ati ndamureba, atari ko subu. Ati ndamwitegereza ariko ntari bugufi. Kuvuma Abisiraheli byarananiranye kandi Yesu ari kuri. Kamisubiremo. Kuvuma Abisiraheli byaragoranye kandi Yesu ari kuri. None ubu ngubu bimeze bite ubwo Yesu ari muri twebwe? Niba kuvuma
mu Abisirayeli bidashoboka Yesu yari kure, ubu ngubu bimeze gute ubwo Yesu ari kumwe natwe, ari muri twebwe? Uyu Yesu baramubonaga. Uwitwa Yesaya yaramubonye aravuga ati ni umuhungu, duhawe umwana w'umuhungu, azaba igitangaza, Imana ikomeye cyane. Ayo makuru bari bayazi. Uwitwa Mika aravuga ati mu bice 5 umurongo wa mbere yaravuze ati ahubwo n'ahazavukira ni Betelehemu. Mu yandi magambo amakuru yose yo kuvuga kwa Yesu yarazwi. None se ko yarazwi byagenze bite? Amakuru dufite mu bice 2 muri Matayo nuko abanyabwenge bageze i Betelehemu, bahageze baza bizeye ko abantu bose babizi. Baravuga bati umwami wavutse ari hehe? Herode aravuga ati ntabyo nzi. Bahamagaye abatambyi n'abanditsi, baravuga bati mu makaye Yesu arimo. Yari mu makaye ariko ataba mu mitima. Ndashaka kubabwira ko uyu mwami ahantu heza cyane, ahantu yifuza ko yabari ni mu mutima, niho muzahurira. Mu mutima wawe ugomba gushakira Yesu icyumba kugira ngo nasanga warapfuye azakuzure, nasanga ukiri muzima azaguhindure. Ariko mu yandi magambo yaraje ntibabimenya. Reka mvuge ababimenye rero nibanga bakoresheje. Reka mvuge witwa umugabo umwe witwa Simiyoni, ni umwe mu batambyi, uhagarariye abatambyi, ngo we yarabimenye. Yamenye gute ko Yesu yavutse? Ntabwo haciyeho ijwi rya Amerika ribitangaza cyangwa BBC. Hari ikintu cyamubwiye ko Yesu yavutse. Amakuru dufite avuga ko bishoboka ko Simiyoni yarashaje kujya mu rusengero bimugora, ariko umwuka aramubwira tumva bikugore ntibikugore ntuzapfa utamubonye. Umusaza aricara aravuga ati naza Imana izampa imbaraga njye kumureba. Bibiri kavuga rero mu bice 2 muri Luka 25 no dusanga ayo makuru. Haranditse ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo hari ibintu yari afite bikomeye cyane. Icya mbere, Simiyoni yari umukiranutsi. Icya kabiri, witonda. Hari umukiranutsi ukongeraho kwitonda. Icya gatatu, ngo yari umwe mu bantu bategereje. Yari umuntu yari mu cyumba cyo gutegererezamo. Ndagira kubabwira ko hari ahantu umuntu ategerereza. Yuri ahantu ugategerereza ahantu hatariho, niyo utegereje aje ntakubona, kuko address zaho umuntu yakubwiye ni ugomba kuburi. Hani wacu ibya address ntago tubizi cyane kubikoresha, ariko hari adutuye address ni ikintu gikomeye kuruta ibintu byose. Iyo umuntu agushaka arakubwira ngo numpa address zawe, ufata address z'ubuntu. Harakuma bita GPS, nakuma bashiramwo address kakavuga aho umuntu ahagaze naho ari, ariko ya address atarizo wa muntu muri buhure ntumubona. Uyu muntu rero witwa Simiyoni nawe address zaho agomba gutegerereza kubona Yesu zari zihari. Dore uko handitse. Icya mbere yari umukiranutsi. Icya kabiri, witonda. Ikindi, agategereza ihumure ry'Abisiraheli. Ariko akantu gakomeye ngo umwuka wera, umwuka w'Imana yari muri we. Harimo inzogera, harimo inyenyeri, harimo umwuka w'Imana. Amavuta yari yuzuye muri uyu mugabo. Umwuka wera yari muri we, yari muri we. Ngo yari yarahanuriwe n'umwuka w'Imana ko atazafatira abona Kristo umwana w'Imana. Nuko rero uyu mwuka wera wari umurimo ntago ari umwuka wo kumubamo gusa, ni n'umwuka ubujyana, ni n'umwuka umuyobora. Mwamuzi ko abayorwa n'umwuka wera rero bana b'Imana ntago ari abavuga mu ndimi, sabigisha, sabaririmba, sabafite impano zo guhanura. Ngo umwuka wera yari muri we, ariko biri kavuga ngo 27 ngajyanwa n'umwuka mu rusengero. Ni na uwo mwuka uri muri we, ni na umujyana. Ngo maze ababyeyi bazanye umwana Yesu rero. Mutekereze ukuntu pastor dusengera abana ku munsi w'igaburo ryera. Tubanza tukandika amazina y'abana, hanyuma bakaza guhamagara. Pastor gatanaza akavuga ati tugiye gusengera abana, bakajya bahamagara. Abatambyi bahamagaye abana bose na Yesu arimo. Abo batambyi b'icyo gihe bamuhamagaye nk'umwana w'i Galilaya wo kwa Mariya no kwa Yosefu. Nuko umwana nyine Mariya ati Mariya nawe naze. Yesu mwene Yosefu na Mariya barahagarara. Bavuga abana bose, naho ngo umusaza mu gitondo umwuka yamubwiye atumva rero umunsi n'uyu igihe niki jya mu iteraniro. Umusaza arandara rero abagiye mu iteraniro ategereza. Nawe ntiyarazi uwo mwana, ntabwo yaramuzi, ariko umwuka wera bari muri we yaramubwiye ngo nibagera kuri Yesu ndaza kukubwira, uraza kubimenya. Inzogera iri muri wowe irakubwira igihe, irakubwira isaha, uwo mwana uramumenya. Bavuze ngo Yesu ngo mwene Yosefu na Mariya nibaze. Umusaza abwira umutambyi muti buraciyaho, abandi bo baretse mubanze mu mpijambo.
baramumuha ati ni iki muzehe ko utagiza gusenga bigenze bituturutse he? Aravuga ati ndi umwe mu bari bategereje aya makuru, mfite ihumure, Imana yarambwiye ngo sinzapfa ntamubonye. None n'uyu aravuga ngo noneho nusezerere, sezerera umugaragu wawe amahoro, mbonye impamvu zo kubaho kwanjye, mbonye impamvu zo gukizwa, ntacyo ngikora. Ngiyi impamvu. Ikintu gituma bucyaye hano ni igiki? Igituma ukizwa ni igiki? Kucyugoka amafaranga utanga n'igihe utanga mwamwiryame mukaruhuka, no kugira ngo muzabone Yesu. Kugira ngo mumubone rero nuko mugomba gushaka adresse, kugira ngo izo adresse ziba arizo. Ngo arangije ngo amaze kuvuga gutyo ngo baravuga bati ntibanabyitayeho. Haba haje mukecuru rero, mukecuru nawe baraje n'akabando. Mukecuru waje na witwa Ana, mu bice 2:3-6 muri Luka. Ana nawe araza ngo hariho n'umuhanuzi. Yesu wanjye yari n'umuhanuzi kazi, yari itangaza kirabaye, yari n'umuhanuzi kazi. None ngo hariho n'umuhanuzi kazi, umuhanuzi kazi witwa Ana, ngo ni mwene Fanuweli wo mu muryango wa Sheri. Yari umukecuru wa kera, umukecuru wa kera, umukecuru ariko wari yari wa kera. Muzi imyaka afite, muze kuyibara muze kumara imyaka yarafite. Reka tuyibare turebe. Ngo uwo mukecuru baduhaye amakuru yiwe. Uwatanze amakuru ni umunyamakuru witwa Luka. Luka ni umuhanga cyane mu kwandika. Nushaka kumenya ibintu bya Yesu neza, Matayo zikwandika, Marika zikwandika, Yohana zikwandika. Ariko umuntu umuhanga mu kwandika inkuru akayishyira mu magambo magufiya ukayumva cyane ni Luka. Luka ni umuhanga, afata inkuru nini cyane akayishyiramo, akakora summary, akakora synthèse y'inkuru. Ayisafata umukecuru wa kera, umuhanuzi kazi witwa Ana, avuze mwene Fanuweli. Aravuga ngo agiye gushaka amakuru amaze gushyingirwa. Ibaze uyu mugabo ni umuhanga mu kwandika, agiye gushaka aho yashyingiriwe. Aravuze ati nzi n'amakuru ko yashyingirwe. Ngo amaze gushyingirwa ngo yamaranye n'umugabo w'imyaka 7 gusa, niba aramusigiye akana, niba nta kana yasize, ariko bamaranye 7. Umugabo arapfa. Ngo amaze gupfa amara imyaka 84 ari umupfakazi. Nimuyibare rero, murabare 7 ya mariage, mubanze mu bari 7. Iyi ni imibare hano irako, imibare ibarika. Murabare 7 ya mariage iri hano. Musha 80 ningahe? Ni ibaye ingahe? 90 n'ingahe? Ni mumuhe iyo yashatse afite. Mu Rwanda bashaka afite ingahe? 21. Ibaye ingahe? Ko mutari kubarira imyaka kibarika. Twabonye 84 dushyira 7 na 21. Ibaye ingahe? Ubu murashaka karikatrice kugira ngo muyibare koko? Uzi ko twaremaye kubara karikira mentale ntuzi kwibaho. 110 ningahe? Urumva ko umukecuru wa kera. Imana ishimwe we, umukecuru wa kera nawe Imana yamubwira ngo ntuzapfa utabonye ryahumuri. Uwo munsi nawe araza, Imana yamubwira ati mukecuru karaba fata akabando. Habaye icyumunsi ati ihumure wategereje, impamvu yo kubaho kwawe, impamvu yo kwihangana kwawe, fata zirugende. Ngo nawe aragenda, ngo nawe araza aragenda. Ariko bakatubwira aho yategerereje Yesu, aho yategerereje ayo masezerano. Bakavuga ngo icyambere yahoraga mu rusengero. Yahoraga hehe? Mu rusengero. Uhora mu rusengero, umuntu ahora mu rusengero. Yahoraga mu rusengero. Niyo mpamvu tugusaba kuyiterana, tugasebe nta mpamvu ufite. Yahoraga mu rusengero. Niba ture mukecuru, lancha wa mukecuru, kwa gatatu mukecuru, ku cyumweru mukecuru. Uwo iyo imbaraga zo kujya mu rusengero zikuye he? Imyaka 110. None icya kabiri, abakecuru ntago mwiriza ubusa. Mwarakanye ngo murashaje ngo barabasoniye. Ana we nta iyo tangazo ntimureba. Ana ikitwa ibiryo yafashe indara yitegeka ngo yiyiriza ubusa. Ubu umukecuru w'imyaka 110 kwiriza ubusa biramugora. Niyo mpamvu abantu b'inyabugenge muzi ko amasengesho kwiriza ubusa twajyaga tuyatangaza. Bamwe bakaduseka bakagita ngo amasengesho ya litiro, wabise kutabiseka. Ariko n'uyu mukecuru ngo gahunda ye muri adresse gutegereza Yesu harimo no gutegeka inda. Akavuga ati jo sinzarya. Mukecuru kuki utarya? Ati umuntu ategereza Yesu arya gake, ntaga iminsi yose, agira iminsi agabanya ibiryo. Inda akayibira ngo wanda wecejeka, mfite gahunda ntegereje ihumure, ntago nategeza ndi kurya kuva ku wa mbere ndya no ngakiriza ubusa. Ikindi yakoraga ngo agasenga kumanywa na nijoro. Ninde wamwumvise? Yasaga senga ryari kujye tumwumva. Ariko abaturanyi ba mukecuru ngo bajyaga bumva nijoro umukecuru ari kwihamagara
no ku manywa akayihamagara ngo muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana aravuga ati nange icyo nintegereje. Mu yandi magambo rero ndashaka kubabwira ko ushaka gutegereza Yesu hari ibintu ugomba kwiyemeza. Ikintu cyose cyiza kirahenda, ibi mugomba kubimenya. Ntabwo ibintu by'agakiza bihendutse biri muri promotion. Gukizwa ntibyamanuwe. Iriya aho ntuye muri Belgique cyangwa muri Europe, iyo bigeze mu kwezi kwa 11 hari ibyo bita promotion cyangwa bita solde, bafata abacuruzi bagafata imyenda bagafata ibintu byose ibiciro bakabihanantura. Ikintu kigura 1000 bakakira kuri 200, bakamanura ibiciro mu mezi abiri bigeza muri fin janvier, mu kwezi kwa mbere kurangira abantu bose bakajya kugura muri promotion. Ibintu by'agakiza ntibyamanuwe, nta wabimanuye. Kwezwa nta muntu wavuze ngo noneho ngo nukubikonhobora. Byakomeje guhenda. Gukizwa byakomeje kuba hayi. Yohana yaravuze ngo uhereye mu gihe cya Yohana ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugisha mwiki mwimbaraga. Mbibutse ko nta muntu ugura agakiza kwagahawe ku buntu, ariko turagakorera. Yo kamaze kuza ntago tudamarara, turagasasira, twakabagarira, tukarinda ibyiringiro kugira ngo tutazasigara inyuma kandi itorero ryazamutse. Uyu muntu yega akora ibyo bintu. Hari ibintu rero nabonye kuri Simiyoni 5 namukundiye kandi nawe byakubera ubikoze. Icyambere yari umukiranutsi. Iyo twandika adresse hariya, adresse dushiramo ibintu byinshi. Muri adresse rero niba ushaka gutegereza Yesu, umva nkubwire, niba ushaka ko Yesu azagusanga mukazamukana, kata mu gukiranuka kandi ntukivange n'abanyabyaha. Hagiye abantu bajya gukora ibyaha ari benshi, umuntu akavuga ngo bose baraguye, ngo rwose baraguye, ngo n'abapasiteri bacu baraguye, ngo nta muntu ukiriho na korari ngo ntibakiza. Barakubeshye. Turahari, abantu barahari. Uzagwe wenyine ntukabeshyira abandi ngo bose baraguye, ngo nta muntu byahagaze, ngo covid yarabagushije. Urabeshya, haguye wowe. Dore Simiyoni arahari, ngo yarategereje mu gukiranuka. Bibiri kavuga ngo bakundwa turabana b'Imana, ari uko tuzasana kurerekana ngo cyakora ngo wonaza tuzasana biko tuzamureba uko ari. Ariko ufite ibyo byiringiro ngagira gute? Bivuge neza, ufite ibyiringiro byo kuza kwa Yesu. Dore ukuntu bibiri mubwiye, yiboneza nkuko ubona waboneye. No kuvuga ngo standard igihagararo cya Kristo ni ukubonera. Kristo araboneye. Umukwe tugiye guhura nawe, tugiye gusanga, ugiye kudusanganira, ni umukwe igihagararo cyo kizwi. Kristo arazwi. Ubundi abakwe hari igihe ugira umukwe ntumenye n'uwo ari we n'amakuru ye akayahisha. Hari ugira umukwe akaguhisha uko ateye ukazamumenya wamuhaye umwana wawe. Ariko uyu mukwe we muri yavuze ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Biranditse. Igihagararo cya Kristo kiranditse. Uko azasa yarabivuze, uko aresha kurahari. Imana riri kubwira itorero ngo ni mwebwe musabwa kujya ku gihagararo cyande cya Kristo. Nukuvuga ko rero iyo ushaka kumenya umukwe muzabana, Kristo ntiyahishe uko ateye. Yavuze uko ameze, yavuze ibyo akunda, avuga ibyo yanga. Wowe mukobwa, wowe mugeni, ari wowe torero, ni wowe usabwa kugenda ku gipimo ukagera kuri Kristo Yesu, kuko umukorazwe. Icyambere yagiraga yari umukiranutsi. Icyakabiri yagiraga wirinda. Hari abakiranutsi batirinda, bavuga bati oya Imana yarabyejeje, akiza karaje, ni ubuntu busaga, ubuntu bwiratse ku bundi. Barakubeshye. Umukiranutsi aririnda, akirinda muri byose. Daniel yageze i Babuloni asanga hari ibibindi byo kurya no kunywa. Arabanza aravuga ati ariko ndi umukiranutsi. Arabaza ati ariko ibi biryo byahi Babuloni mwambwiye iyo bituruka? Baramubwira ati izi nyama n'uyu musa ibi byose bica ahantu kwa Nyabingi niwe babanza guca. Aravuga ati ko ndi umukiranutsi se napfa kurya ibyo bintu? Arabyanga. Abyanze kuti byanga. Biri kavuga ngo yari yaragambiriye kutiyanduza. Cyakabiri Simoni yakoraga no kwirinda. Cyagatatu ni ukuba mu mwanya wo gutegereza. Ntavuge ngo byarabaye. Akavuga ati akajya amenya amakuru. Yesu ntaravuka. Yaba yaravutse mbamimenye. Icyakane umwuka wera. Itorero rikwiye kujya ryigisha ku mwuka wera kuko niwe marene w'umugeni. Burya marene n'umuntu ukomeye mu bukwe, kuko marene niwe ufuhira umukobwa. Amara gutya dore ukuntu bigenza. Umwuka wera afuhira itorero, agafuhira umugeni, akakugendaho. Uzi impamvu akugendaho? Nuko umushingira akugeza mu cyumba cy'umukwe. Umwuka wera mu itorero akwiye guhabwa ijambo, kubera ko niwe uzi Imana.
umwanditsi yaravuze erega ni Pawulo mu Baroma yaravuze ngo erega ntabwo tuzi gusenga ati ahubwo umwuka ubwe niwe uniha iminiho itavugwa asabira abera kuko ni uzi uko Imana iteye nimureke umwuka wera agira ijambo mwitorero no mu buzima bw'abakirisitu mujye mumva umwuka wera ahari kugira ngo mwizere ko umugeni ari muzima nuko umwuka wera agomba kuba hafi y'umugeni iyo nta mwuka nta bukwe iyo nta marene nta mugeni niyo mpamvu rero umwuka wera agomba kuba mu rusengero akaba mu mutima wawe icyanyuma rero umwuka akanakuyobora ibyo ni ibyarangaga uwitwa Simiyoni Ana rero tujya kuri Ana wa mukecuru w'110 n'ingahe icyambere yihanganiye ubupfakazi ariko umupfakazi w'imyaka 7 urumva yorohewe tuvuge ko ashatse afite imyaka 21 apfakara afite imyaka 7 agira 29 mwibaza umugore w'imyaka 29 aburi umugore mutoya ariko biravuze ngo ubupfakazi bwe yarabutegetse arababwira ati ubupfakazi bwanjyewe nuko byangendekeye ariko ndagutegeka umwuka w'Imana ari muri nge yirinda mu bupfakazi bwe kadakiri mutoya icya kabiri ngo agasenga Imana amanywa na nijoro aba mu rusengero ariko icya gatatu akiriza n'ubusa icya kane ngo ukamusangana ngo kuramya icyanyuma rero n'abarateje ihumure bene data ntabwo nza gutinda ariko reka tuze kureba ibintu Imana idusaba ibyo icyo Bibiliya itwigisha igisabwa abantu b'Inyarugenge Nyarugenge rero Nyarugenge murabona ko turi abantu bakomeye cyane dufite urusengero rwiza cyane dufite ahantu hazwi isi yose iri kutureba none hano twikiye muri VIP imyanya y'icyubahiro cyane dufite amakorari asobanutse turi mu mujyi wa Kigali by'umwihariko ngo n'ururembo baruzanye i Nyarugenge ubwo no kuvuga rero ko mu by'ukuri turasobanutse pe murasobanutse abantu mu mujyi wa Nyarugenge murasobanutse ariko mbi kintu Imana ibasaba ni ibintu bitanu icyambere cyangwa bine nuko muhinduka 12 mu Baroma mu murongo wa mbere ngeze ku gatatu muhinduke ibyo kwa dusobanutse ni byiza urusengero rwiza ngewe nabonye insengero ziri mu busa nabonye insengero zikinze ziri mu intebe nziza insengero ziri mu ibyuma bisobanutse zirimo amakamera abakristo barazubatse afite ububyutse uko imisi igendiza baragwa bararangira ibi rero dushobora kugumana isengero urwiza Yesu yaza ugasanga turusigayemo Yerusalemu hari urusengero rwiza cyane ariko Yesu avutse soho yagiye yabuze aho avukira ajya mu kiraro igiterane cyabaye cyo kwakira Yesu cyabereye mu rusengero rwa Yerusalemu cyabereye ku musozi abungire babasanze hari harabaye iki cyatumye abantu bibeterehemu batamenya ko Yesu yaje bari barashaje mu mitima bari barashaje uzi gusaza mu mutima nta kiganiro tuba dutangana gatanazi kitwa amasaziro mu mwuka cya kiganiro tutangira kugitekereza twaribajije ikiganiro gitangamuka kwa gatatu no kwa gatandatu twibajije ese n'umugambi w'Imana kabone batangize iby'umwuka bagaheruka iby'umubiri umuntu agakizwa tubireba agatanga ubuhamya akuzura umwuka wera akabatwa amazi menshi Imana ikamubwira ko izamuha inzu ikamuha imodoka ikamuha amapromosiyo uko agenda atinda mu idini agenda arangira yamara gusaza uko atindamo dushidikanya ku buhamya bwe turibaza ni umugambi w'Imana ntago ari umugambi w'Imana kubera iki biravuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma saza umuntu w'imbere yagombye kuba mushyi ko bwisho nuko bukeye ubutumwa Imana ambaye kubagezaho n'ubu ngubu rero icyambere ni muve mu bintu byo gukina no guteta umukoraje hanyuma mugira imitima ihindutse nibwo muzamenya gahunda yuko muzamenya amakuru yose mu mwuka haravuga mu Baroma 12 ngo nuko ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa ariko kwikorera kwanyu kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mufite imitima mishya kugira ngo mumenye iby'Imana ishaka mumenye mbese gahunda ya Yesu nuko abantu bagira imitima idashaje iyo umuntu ashaje mu mutima rero hari amakosa Imana itakora kuri uwo muntu irya mbere hari ibintu Imana itamuha byo mu ijuru Yesu yaravuze ngo ntawafata umutebe mwiza ngo usuke mu mufuka watobotse umufuka ushaje ngo kubera iki ngo uwo mutebe wawe wapfa ubusa ngo n'umufuka urushaho gutoboka Yesu akongera akavuga ngo ntawafata umwenda mushya ntawafata ikire mu gishya bagitere ku mwenda ushaje ngo wa mwenge warushaho kuba munini bivuga iki
kugira ngo itorero ry'Imana rizabashe kuzamurwa nuko muhinduka mukava mu bintu bya VIP no kumva ko mukomeye, mukumva ko nta ukomeye muri twebwe, hakomeye nyiri itorero, mugaca bugufi mugahinduka rwose. Mwarahindutse, yumve neza, iyo bavuze guhinduka warahindutse. Ugize sango byose byarakunaniye, hari utwo washoboye, ariko umwuka arakubwiye muri iteraniro n'utwasigaye. Ibyo wanesheje byiza, fine, ibyo wanesheje ni byiza cyane, ariko noneho Imana irakubwiye muri amasengesho bicyo giterane n'ibindi byasigaye. Wewe waje hano, hinduka wongereho rwose, uhinduke. Warahindutse nibyo, ariko wongereho rwose kugira ngo utazasigara. Icya kabiri, kunesha icyaha. Abantu baratubwiye ngo icyaha ntikinesheka, ni ukuri barakubeshya, icyaha kiranesheka. None se wowe uracyakora ibyaha byose? Kubera ko abapantekoti babigishije yuko inzoga ari icyaha, abayinywa bihishe cyane. Abanywa inzoga muri twebwe ni bake, nyamuna hari muri benshi muyinywa mwihishe. Abapantekoti banywa inzoga ni bake, niba muyinywa mwihishe, ariko muri bake. Kubera iki? Twayivuzeho cyane, tuyigishaho cyane. N'uyinyweye n'itabi ayinywa yiruka. Tuvuga n'icyaha cy'ubusambanyi, ibyo bintu bibiri twabivuzeho inshuro nyinshi. Ubwo nyine iyo umuntu asambanye akanywa n'inzoga niwe twigaho, ariko umubeshyi uwiba, ni ukuvuga rero ngo n'ibindi bisa nkabyo. Erega hari n'ibindi bintu tutira tuvuga cyane kugira ngo Kristo azagusange. Nuko unesha icyaha, icyo bakubwiye n'igisa nacyo, n'icyaha n'ikijya gusa nacyo. Niko Yohana yavuze, urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:1 yaravuze ngo umuntu wese ukora icyaha n'uwa Satani ntamenye n'Imana. Ngo icyatumye Yesu aza nukumaraho imirimo yose yande ya Satani, nukumaraho icyaha n'igisa nkacyo. Ndagira amabwire ngo niba ufite intege nkeya, ntuvuge ngo nta kundi byagenda, ngo intungane ngo bwire icubuye 7, ngo n'Imana irabyumva, ngo n'abandi bose baracumura, barakubeshya. Simiyoni yagushinja, Simiyoni baramuvuze, Ana baramuvuze. Ntushobora kuzabona Yesu utemeye kurwanya icyaha kikurimo gukinesha. Icyo abantu bazi nicyo batamenye, icyo pastor yabonye nicyo atabonye, icyo abantu muri Imana batabonye, nutakinesha ntabwo uzabona Imana. Icya gatatu, itorero Imana iri gusaba itorero ni ukwemerera umwuka wera akatuyobora. Kwemerera umwuka wera akatuyobora uti gute? Urabona ubu ngubu hariho ubwenge y'abantu bamaze kuba abasirimu mu mafaranga, bamaze no kwiga. Umwuka wera aravuga ati mwuka wera ugira gahunda umenya aho turi. Basigara baho umwuka wera gahunda. Ariko namaze kwibonera abantu Imana ikunda ni abantu bafite imitima yoroshye, imitima yemerera Imana. Niyo mpamvu usanga iyo umuntu ahanura cyangwa ari umunyamwuka cyane, iyo amaze kutunga amafaranga, amaze no kugira imyanya ikomeye, bamubwira ati duhanura muri gahunda, ugira ubwenge, umenya aho tugeze. Kankubwire rero, ubwenge ni byiza. Paulo yaravuze ngo nzigisha nkoresheje umwuka, nkoresheje n'ubwenge. Ariko ni mureke umwuka w'Imana abe muri iri torero. Kwe kuba ahantu hameze nk'urugo rwa nyakwigendera. Ntabwo itorero ari kwa marehemu. Marehemu ni mu Giswahili. Marehemu ni umuntu wari uriho bwacya gapfa. Yapfuye rero agasiga umuryango, baravuga ngo ni kwa marehemu. Ntabwo ntari kwa marehemu. Marehemu muramumva? Kwa nyakwigendera. Koko nibyo hari kwa nyakwigendera mbere y'iminsi 10 ya Pentecote, hari kwa nyakwigendera. Ariko umunsi wa Pentecote Yesu yaraje aza mu itorero abana naryo. Ntabwo itorero ari urugo umuntu wese aza gukoramo ibyo ashaka. Uyu rugo ari umupfakazi, abantu bose binjiramo ko bashaka, bagakoma ngo ko bashaka. Ntabwo itorero ari ikigo, ari inzu ya nyakwigendera. Nyirarya arimo. Niyo mpamvu dukwiye kwemerera umwuka w'Imana akagira ijambo mu itorero. Umwuka w'Imana akagaragara karimo, kuko uyu mwuka ari mu itorero nibwo na Yesu abahari. Muri byavuze ngo ubwazabazaho muzamenya yuko nicaranye namwe. Ni mureke umwuka w'Imana ajye mu itorero. Ubwenge burahari, ubwenge turabufite. Niba ari amashuri azaza, niba ari amafaranga arahari, inzu yanyu nziza irahari, ibintu by'ibitabashwa birahari. Ni mureke umwuka w'Imana agire kontrole mu nzu y'Imana. Mujye mwumva Imana, umwuka wera mu nzu y'Imana. Mureke umwuka w'Imana aze. Abaririmbyi muririmbira Imana, mwataguye indirimbo nibyo, ariko nimumva n'umwuka wera ari cyo babwiye mu gikore. Umwuka w'Imana agomba kuba mu itorero akagiramo ijambo. Icyanyuma rero ni ukutarangazwa n'ibyisi. Buriya ko babwire baba ndi gusoza natinze hano, mufite iminota mikeya kubera covid nayimaze, ariko ndanamaze. Niba nayimaze ndanamaze. Umuntu sere kuzabakora hehe ngo nanabasuhuze. Nagomba kubisuhuriza n'abakumbuye. Ngo covid ngifite iminota 30 niyo mufite hano. Ariko reka mbabwire, niyo kurangazwa n'ibyisi. Ngiye kwabwira ibintu bikurikira. Icyambere, isi iri kubabeshya.
amakuru mufite ntago ariyo, amakuru mufite ntago ariyo. Barababwiye ngo aho tujya ni heza, niko mujya muvuga imbere ni heza, barababeshya. Imbere ni habi, ni haba heza uzampamagare. Imbere ni haba heza uzambwira uti haje kuba heza. Wowe uzambwira urwara ndaguha nimero zanjye za telefone uzambwira uti pasi ati imbere haje kuba heza. Barababeshya. Muri byavuze ngo ntihazabura intambara, ntago amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho iki urupfu n'icyaha. Njyana babwiraga ko covid ya mbere tumere nabe mu Bubiligi. Ubu tuvugana umwana wa covid niba ari umuzukuru wa covid nawe ngo yavutse, yavukiye mu Bwongereza, ejo yafashe Suwede, yafashe Espagne, yafashe Hollande. Uwo mwana wa covid we rero ntagira n'impuhwe, ari gufata n'utwana dutoya. Covid twabanaga nayo yafataga abantu bakuru gusa, none ngo umwuzukuru wayo ngarimo afata n'uduhinja n'inda zavutse. Ubwo urimo bana aho tujya ari heza. Nibiki muzi bikurikiye covid? Covid ubwayo murayibona, ariko ingaruka ziri inyuma yayo zimeze nabi kuruta ubwayo. Covid ubwayo ibi yiri inyuma biruta iyo muri kubona. Haba muri politike muzabibona, iyo bakamana muzabibona, ubukungu muzabubona, n'imibanire y'abantu muzabibona. Nijyane mwabonye umuntu ategura ubukwe ntibube, umuntu akaba yifite ubukwe kwa gatandatu bakavuga ngo ntakora ubukwe bwe, yarikundaniye biragaragara arakwa. Mwayibonye ryari? Covid iravuga ngo nta bukwe, turayemera tuti nta bukwe nyakubahwa covid ntabwo tuzakora. Covid iraho iduteye ubwoba, iraho ngaho iricaye. Niba ifite ibiro bingahe? Niba sinzi ibiro covid ifite, ariko nakagabo kadutitije gafata indege zo kwisi karazicaza, amatara hagarara, amanama ntiyongera kuba. Covid murabona itari mu kintu idahatsa ndi makuru ari inyuma. Murimo mubona ibi bintu ari amahoro, mukavuga ngo na amahoro tse turyame. Inyuma ya covid hari ibintu bikome biruta. Ikindi nshaka kubabwira ni giki, nuko amakuru mabi azajya simurwa n'andi makuru mabi. Amakuru meza agiye kubura. Mujye mumva inkuru mbi ni itararangira ikiri ku isoko, hagira indi nkuru yindi mbi iyisimbura. Icyo nababwira ni giki rero, mwe kurangara, ni mube maso. Ibi ni bimwe mu bimenyetso byo kuza kwa Yesu. Ikindi kandi birihuta. Ubundi ibintu bibi byazaga bigenda gace gace bikaza bikururuka. Ubu noneho kubera n'ikoranabuhanga, kubera n'amakuru menshi, kubera n'iterambere, ibintu bibi bizajya biza byirukanga. Niyo mpamvu mbabwira ngo toro ry'Imana mwe kurangara. Reka nsoreza ahangaha, ngiye kubwira abantu muri terana tujye kubasengera. Niba umuntu waje gusenga hano, impamvu yakuzanye ari kujya mu ijuru, ukaba nawe uri mu bategereje humure cyo kuza kwa Yesu, ntago nasoza nkureke utahe. Kangusabe niba ufite ikintu cyakwizingiyeho, ufite icyaha cyakwizingiyeho, uhagurukira umwanya wawe. Ntitukubaza aho uturutse, ntitushirwe ko ibyakubayeho. Reka nsoza unyemerere uhagurukira umwanya wawe. Umuntu ushaka kujya mu ijuru akaba afite uruntu rwamwizingiyeho, ubwo runtu warakuraniye kurwikuraho, niyo usenze ruranga, kandi ubwo runyagwa n'urwaha ruzakurimbura. Uyu mwanya Imana ikuntumyeho ngo haguruka aho uri tugusengere kugira ngo ubuhuke. Gera vuba kuko umwanya wacu wagiye, hasigaye umwanya wawe gusa. Umwanya w'ibindi warangiye, hasigaye umwanya wawe. Mu mwanya wawe urimo haguruka tugusengera Imana. Wowe ubwawe impamvu waje hano urashaka Imana, ariko ufite ikintu cyakwizingiyeho, gera vuba. Imana igumugisha wakoze cyane. Umwanya usigaye wari wawe, kasubiremo. Waje gukora iki muri risengero? Wazanywe n'iki? Waje kureba urusengero rw'Inyarugenge? Hari umuntu waje kuramutsa hano? Uri mu bantu bategereje kuza kwa Yesu? Kankubwira, icyaha cyakwizingiyeho kizaguhitana. Hamwe n'amaturo yawe, hamwe no gutumwanya wawe bizakuhindukira kaga. Haguruka uyu mwanya utangira ubare. Subiremo wongera ubare. Barako ukijijwe none. Kuko nawe urabizi ko byanze. Nubwo tutakuzi byarakunaniye. Tangira uvuga uti uyu mwaka 2020 itariki 27 z'ukwezi kwa 12 ndasezeye ku cyaha, ninjiye mu cyuma cyo gukiranuka gutegereza ihumure rya Kristo. Ugize neza guhaguruka mu mwanya wawe. Ntago ari imikino, ubu nta gukina guhari. Yesu tugiye gutegereza ntago ari kakana karira. Muri mwikinisha ngo mugiye kureba ngo Noheli ngo akana karira kwandi. Hariza ko bakoze. Kana kariza na kana kanyina na kana nyina yazanye ngo bakarize kuri televiziyo no kuri radio. Yesu ari kurira. Yesu ari konka ndo kubeshya Yesu ari konka. Mushoma rambwiye ngo hari ukuntu mubigenza mute. Bajya baza. Umushumba rambwiye ngo ibyo gukina byararangiye, niba ushaka gukizwa ngo byo gutera isoni. Nubundi se biragenda bite ko waje nibaguhakayira rero. Aravuze ngo amasaha yagiye, ngo ariko ngo umuntu wiyemeje gukizwa uyu munsi wandika itariki ya none n'umunsi uvuga uti nkijijwe none, ibya kera birarangiye. Ni umuhakanye. Umushumba aravuze ngo tumuhakanyaze. Niba ari kure bapfukamaho bari se base. Ngo hano hari utumenyetso.
nyamara akora urugendo. Yesu yakoze urutu rwawe, ngwino mubaha akanya protokoli muza n'abo bantu vuba, kubera ko umwanya wacu wagiye, kandi uyu muntu ntago atadakijijwe, yakijijwe igice ntibyarangira. Nimumuha akanyazi uti ni kure ndageraho gute, ngwino iyizire. Umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho, wa mbere y'umucunguzi, nge nkwizi byawe nishimye. Singize Yesu wanyogeje ibyaha. Mwihuta. Anyigishi by'inzira ye, ngo nsengeshi menezerwe. Singize Yesu wanyogeje ibyaha. Najya wajya gurorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi, none nkugarutseho mukiza, kugarutseho nonaha, kugarutseho mukiza, sinzongera kuzimira. Singize Yesu wanyogeje ibyaha. Umushumba gere hinda dusengere. Anyigishi by'inzira ye, ngo nsengeshi menezerwe. Singize Yesu wanyo. Munyemere n'abandi muhaguruki ubu dufite gahunda y'ubukwe iri imbere yacu, kandi umukwe amakuru dufite yizeba ingari ku irembo. Ubwo rero muri abantu namwe mwitegure ku mushumba asengera abangaba, ariko asengere n'itorero muri rusange. Kari umushumba. Mana y'Isirayeli, tubwiwe amakuru yuko uri hafi kuza kandi ugeze ku irembo. Kuza kwa mbere waje gushaka umugeni hano ku isi, utanga amaraso yawe y'igiciro cyinshi, wemera gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Igihe kigeze uzamurwa mu ijuru, abigishwa bakureba, ariko usigaye utanze isezerano yuko uzagaruka gutwara umugeni wawe wakoye. Ijambo ryawe ritubwiye yuko hari ahantu dukwiriye guhagarara kugira ngo tugutegereze, nguko bariya bacu ba mbere babayeho bari bategereje ihumure. Tubwiwe inkuru za Simiyoni ko muri uko gutegereza yahagaze mu bukiranutsi. Tubwiwe inkuru za Hana ko muri uko gutegereza yahoraga mu rusengero asenga Imana kandi yayiramya. Ijambo ryawe ritweretse yuko natwe abategereje ihumure ryo kuza kwawe hari ahantu dukwiriye guhagarara mu kwezwa, mu guhinduka, kandi dukwiriye gutegereza yuko uri hafi ndetse ugeze ku rugi. Twakiriye abacu bateye intambwe zabo, kubera yuko ijambo ryawe riraturuta. Ijambo ryawe riravuga ngo imbere yawe ngo ibyacu tugaragara nk'abambaye ubusa, imbere ngo yizatubaza ibyo twakoze. Nta kintu na kimwe kitagaragara imbere y'ijambo ryawe. Niyo mpamvu ijambo ryawe twumvise rigeze mu mitima y'abantu, bakaba bateye intambwe y'ingenzi kugira ngo bakingure imitima yabo kandi bakwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Umaze kukwakira mwami uramuhindura, wamaze kukwakira uramweza. Niyo mpamvu uyu mwanya dusengeye aba bantu bose baje gupfukama hano kugira ngo babarire ibyaha byose
bakoze batarakumenya, ubabarira ibicumuro byose bagucumuyeho, ubejesha amaraso yawe batunganye mwami, kugira ngo nabo bahinduke ibyaremwe bishya, maze bategereze kuza kwawe. Kandi usuke umwuka wawe uwo wasezeranije itorero mu mitima yabo, wa wundi utanga amavuta, kugira ngo tuzahore amatabaza yacu ahora yakaye iminsi yose. Tumenye ko twese turi abanyentege nke, tumenye yuko twese twambaye umubiri uraducumuza, amaso arareba agacumura, ibitekerezo biraducumuza, ariko ijambo ryawe rikavuga ngo nitukugarukira nawe uzatugarukira. Uri umunyembabazi nyinshi, ijambo ryawe riravuga ngo ntiwatwituye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiwatugiriye ibihwanye no gukiranirwa. Uko ngo ijuru ryitaruye isi, uko iburasirazuba yitaruye aho rirengera, niko wajanye kure ibicumuro byacu. Eza itorero ryawe, eza ubugingo bwacu, kugira ngo ubwo uzaza mwami w'abami uzasange twese tukwiteguye. Icubahiro, ishimwe no guhimbazwa n'ibibi byawe, niko tubisabye mu izina rya Yesu, amena. Muhaguruke, ngira ngo aba baje gupfukama hano mushobora kunyura hariya, uriya mugabo uri hariya hafi ya kiriya cibo, mumukurikire arabagira inama kanya gatoya, hanyuma muze gusubira mu myanya yanyu. Murakoze. Kwirembo ubari kwirembo